Muraho neza nshuti bavandimwe mwese aho muherereye, turashimira ababashe kudusengera n'abakomeje kudusengera muri uru rugendo rw'ivugabutumwa turimo. Imana iduhagurukije muri iki gihe, tukiyemeza gutanga cyangwa se guhaguruka ngo twigishe ubutumwa bwiza muri uku kwezi kose kwa 11. Rero bavandimwe mwese aho muherereye, mukomeze mudusabire, mudusengere ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ntawashobozwa n'ubwenge bwe n'ubunararibonye. Ni ibintu dushobozwa n'Imana, ni ibintu tubashishwa n'Umwuka Wera. Rero dukeneye imbaraga z'Imana muri uyu murimo, dukeneye imbaraga z'Imana muri ubu butumwa, muri uru rugendo, muri iyi safari y'ivugabutumwa. Mwese ndabiyambaje ngo mudusabire ijambo ry'Imana ribashe gukora icyo ryatumwe gukora, kuko muri Yesaya ibice 55 umurongo wa 10 n'uwa 11 haravuga ngo kuko imvura na shelegi bigwa ngo bigatosa ubutaka, umuhinzi akabasha guhinga akabona umutsima wo kurya, ngo niko ijambo ryanjye natumye ritazagaruka ubusa, ngo rizabasha gukora icyo naritumye, rizabasha gusohoza ngo iby'Imana ishaka. Rero bavandimwe, ijambo ry'Imana ryera imbuto, Imana ikingure imitima, ubugingo bw'abantu, kugira ngo Imana ikore byinshi n'ijambo ry'Imana ribashe gukora icyo ryatumwe mu bugingo bwacu. Murakoze cyane. Imana niho mu ijuru nibaho umugisha. Ndabizi ko mukomeje kudusengera no kudusabira, muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Ubu turacyari muri pasi, ariko Imana yadushoboje ejo hashize. Ndabizi Imana yakoze ibikomeye, ubugingo bw'abantu bwarahembutse bwakira Imana, abantu babasha gusobanukirwa byinshi mu ijambo ry'Imana. Muri weekend nanone dufite ubutumwa bwiza aho tuzajya